Ya kwanza tutaanza sheria tatu. Petro wa kwanza, kipindi cha kwanza, kuanzia sheria tatu, tutawasili katika sheria tano. Msomaji wa Kinyarwanda ataendelea. Iyo mana ni habwa icyubahiro.
mu byacu, tulikuwa mahali katika mambo yetu, twibereye iwacu tulikuwa kwetu mu mubiri, ndani ya kimwili, turugushakisha, tukitafutisha turuguhunika iby'amadolari bizashira, mambo ya madola ambayo yatakwisha. ariko none kwaje Lakini sasa tumekuja gushakisha ibyo kurya bitanga ubugingo. hayo wa milele. Niyo mpamvu Yesu yavuze ati Ndio maana Yesu alisema kwamba umuntu ntazabeshwaho n'ibyo kurya gusa, utaishi kwa ajili ya chakula pekee, uzabeshwaho na chicken, hautaishi kwa ajili ya chicken, uzabeshwaho n'umuceri, hautaishi katika ahubwo umuntu azabeshwaho bali mtu ataishi n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Uwiteka. cha Bwana Mungu. Amen. Amina. Ijambo ni ibyo kurya by'abizeye, Neno ni chakula cha waaminifu. ijambo ni ibyo kurya by'umukristo. Neno ni chakula cha Mkristo. Niyo mpamvu dutandukanye n'abandi bose, Tofauti na wengineo kadhaa. kandi urwitwa abana b'Imana. Pia tunaitwa watoto wa Mungu. Amen. Amina. Twaje mu bikari by'Uwiteka, Tumefika malangoni pa Bwana. ntizindashidikanya ko Imana itararikira ubusa. Ninaamini bila shaka kwamba Mungu hawezi kualika Umuntu wote. arashobora kurarika Wanadamu anaweza kualika watu. ndetse akabura n'ibyo kugaburira abo yarazi, Hata chakula cha wale ambayo ariko Imana yacu yo lakini Mungu pekee iyo yararitse wakati amealika watu iba ifitanye n'abo yararitse ibiganiro, inakuwa na uhusiano na wale amealika, kandi ibiganiro by'Uwiteka ya maongezi ya Bwana bitanga ubugingo analeta buhoraho. uhai wa milele. Niyo mpamvu turi mu bikari byayo, Ndio maana tupo malangoni pake. hari icyo Uwiteka ashaka kutubwira. Na kitu ambacho Mungu anatarajia kutuambia. Amen. Amina. Nta kindi ni ijambo rye. Hakuna kinginecho ambacho sio kwa Niyo neno lake. mpamvu duhagaze imbere zanyu, Ndio maana mnaona tunasimama mbele hari zenu. ijambo ry'Uwiteka yadutumye Kuna neno ambalo Mungu ametutuma kugira ngo tubabwire. kusudi tupate kuwaeleza. Imana yacu ishimwe. Bwana Mungu asifiwe. Muranezerewe kuba mu bikari byayo. Tunafurahi katika malangoni pa Bwana. Yarinze abagenzi, Alichunga wasafiri, yakijije abarwayi, aliponya wagonjwa, yadukoreye ibitangaza byinshi. alifanya miujiza tofauti. Niyo mpamvu abashimye Ndio maana wale walishukuru, bashimye, walishukuru. kandi burya iyo ushimye Pia wakati umeshukuru, Imana ni kugira ngo izongere ikugirire neza. kusudi apate kukunenea mara tena. Arega iyo udashimye Kama haushukuru, uri umupfapfa. wewe ni kama mpumbavu. Iyo udashimye wakugirire neza Kama haushukuru kutendea mema, uri umupfapfa. wewe ni mpumbavu. Niyo mpamvu dushima Imana Ndio yacu. maana tunamshukuru Bwana Mungu. Imana yacu idukorera ibitangaza, Mungu anatutendea maajabu. ibyo twebwe tudashoboye kwikorera, Yale ambayo hatuwezi ibyo abakomeye badashoboye kudukorera, wataalamu ambayo hawawezi. Imana yo irabidukorera. Mungu pekee anatenda. Niyo mpamvu dukwiriye Ndio kuyishima. maana tunastahili kumshukuru. Arega mureke yitwa Imana. Acha aitwe Mungu. Ijambo Imana Neno kuitwa Mungu bisobanuye igisengwa. na tafsiri kitu kinachoabudiwa. Igisengwa. Kitu Niyo kinachoabudiwa. mpamvu tuvuga ati ni Imana yacu, Tunasema ni Mungu wetu. kuko ikwiye gusengwa. Maana anastahili kwa Ndetse biranditswe ati sababu inaandikwa mu ijuru no mu isi mbingu na dunia. ndetse n'ikuzimu Hautagezi. amavi yose ashimire Uwiteka. Aba yiwe wenyine Awe yeye pekee. apfukamirwa. Apigiwe magoti. Amen. Amina. Imana yacu nihimbazwe. Mungu wetu ahimidiwe. Uyu munsi turaganira ijambo Siku ya leo tutazungumza neno la kusema. reka tuganire iri jambo riri muri Petero, Acha tuongee neno aho mwene data yadusomeye. mahali ndugu ametusomea Ni ijambo rivuga ati neno la kusema eti Imana y'umwami wacu Yesu Kristo Mungu wa Bwana Mungu kwa Yesu ariyo Kristo na se yeye na babaye ishimwe, ihimidiwe. kuko yatubyaye ubwa kabiri, Sababu alisema ya kuko pili imbabazi zayo nyinshi ziri fadhili zake ni nyingi. kugira ngo tugire Kusudi ibyiringiro tuwe na matumaini bizima, hai tubiheshejwe peshwa no kwizera na no kufufuka kuvuka kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo. Tuzabona umurage Tutapata urithi utabasha kubura ambaye haiwezi kuoza cyangwa kwandura wala kuchafuka cyangwa kugajurwa, wala kusamuka. ari wo
namwe mwabikiwe ambayo mliwekewa, namwe abarindwa n'imbaraga z'Imana nanyi walindona kuongoza kwizera wagira kuamini murindirwa agakiza wokovu yiteguriwe kuzahishurwa aliandaliwa mu gihe cy'imperuka. wakati wa mwisho wa ulimwengu. Turaganira ijambo rivuga ati Tutaongea neno la kusema hivi, ibyiringiro bizima. matumaini hai, Ibyiringiro bizima, matumaini iliyo hai, hari ibyiringiro bipfuye, sio matumaini ya kufa, ahubwo ni ibyiringiro bizima. ni matumaini Hariho safi. abantu bagira ibyiringiro bipfuye. Kuna wengi wanakuwa na matumaini ya Reka nze mbabwire bene data, Wacha niwaambie wandugu, iyo inkoko itahuye n'isake, wakati kuku haikukutana jogo, ntihure n'isake ama haikutana jogo, igatera amagi, akataa mayai, iyo nkoko iba iri kuruhirizwa n'ubusa. ile kuku inachoka, Iyo nkoko iba ifite ibyiringiro bipfuye, ile kuku ina matumaini kuko nta mutoyo yahuye. hakuna mbegu iliyopata, Ariko ya nkoko yahuye n'isake lakini kuku ambayo imara iminsi mu cyari, inakuwa ibundikiriye y'amagi, ifite ibyiringiro kuko yahuye n'isake, kandi ku iherezo yayo izabona ubwami, itapata vifaranga, izabona uwo murage itapata ile uliti, wo kuzabona iyo mbuto yinjiye mu ona ile mbegu ambayo iliingia ndani. amen. Amina. Ibyiringiro bizima, Matumaini iryo iliyo ni hai, ryo jambo tugiye kuganira. neno ambayo Natwe abana b'Imana sasa watoto wa Mungu dufite ibyiringiro bizima, tunakuwa na matumaini kuko iliyo hai. uwadusezeranyije Na Baba aliyetuahidi ari uwo kwizerwa, kwa kuaminiwa kandi uwabidusezeranyije azabisohoza. atatimiza bila Ibyo shaka. byiringiro byacu, Matumaini yetu. amen. Amina. Umuhinzi arahinga, Mlimaji analima. reka nze mbabwire, Wacha niambie. umuhinzi arahinga Mlimaji analima. akazinduka kare kare Anamkia aja mu murima, ushuhuda ende akemera izuba rikamukubita, akemera agahinga, analima. kuko afite ibyiringiro Baba na matumaini. k'ejo azasarura. Kisha kavuna. Amen. Adafite ibyo byiringiro Kama mimi hana matumaini. yakwijyana, Anaweza kulala. adafite ibyo Kama byiringiro ana matumaini. yanebwa nk'abandi, Aweze kuwa adafite ibyo byiringiro kama ana matumaini. ntacyo yakwitaho. Aweze kuhusika na kitu. Ariko kuko ibyo byiringiro Baba bimuri, anakuwa na matumaini. avuga ko ibyo byiringiro Baba ya matumaini. ejo nahinga akemera agakoresha imbaraga ze zose, Anatumia nguvu yake. azatunga, azabona n'ibyo kubeshaho abana be, Wacha watoto wanaishi. bituma akora imbaraga. Anatumia juhudi nyingi. Ni ibyiringiro bizima, Ni matumaini iliyo hai. amen. Amina. Ni ibyiringiro bizima. Matumaini iliyo hai. Ni impamvu ucuja mu kampani, Sababu gani gani kambi ya kampani? ni impamvu Sababu gani? ufite icyiringiro Sababu unatumaini bazaguha cheki nyuma y'icumi, watakupa cheki nyuma ya juma moja. nyuma y'icyumweru nukuzi Nyuma ya wiki moja bazaguhemba. watakulipa. Ibyo ni ibyiringiro Ile ni matumaini bya hano ku isi. ya ulimwengu. Ibyo ni ibyiringiro bigutera gukora n'umwete. Matumaini ya kutenda kwa Ibyo ni ibyiringiro bigutera kusababisha gukora kutenda utareba inyuma. bila kuona nyuma. Ibyiringiro bizima, Matumaini iliyo hai. abera bakera Watakatifu wa impamvu batacogoye sababu gani hawakutusababu ya kwacha kuko bari bafite ibi byiringiro. walikuwa na hii matumaini. Abera bakera impamvu batemeye kuramya ibishushanyo Hawakuweza nuko bari kuabudu bafite ibyiringiro. sababu walikuwa na matumaini. Niyo mpamvu bahagaze mu byizerwa, bazi ko ejo Wajua kwa kesho bazahabwa ubugingo buhoraho. watapewa uzima wa milele. None natwe none ibyo byiringiro bari bafite, ibyo byiringiro byacu none mureke tunambe, mureke dutere intambwe muri rugendo, kuko dufite ibyiringiro. Sababu tunakuwa na matumaini. Umuntu arashobora kugira ibyiringiro Mtu anaweza kuwa na matumaini, akavuga ati ejo anasema eti kesho nitakula. nibyo. Ni kweli? Ibyo ni ibyiringiro Ile ni matumaini yuko ejo uzaza, kwamba kesho tutakula. akavuga ati ndabura Leo nilala njaa ariko ejo nzaza, lakini kesho nitakula. kuko ufite ahantu Sababu unakuwa na cyangwa ukaba ufite umuntu waguhaye rya sezerano, kuwa na mtu alikupa ahadi. bigatuma ugira ibyo byiringiro yuko ejo uzaza. Kesho tutakula.
narwo dufite umugabo waduhaye ibyiringiro. Uyu munsi turi guteseka, uyu munsi dufite agahinda mu mutima, ariko nyuma y'ubu buzima tuzaragwa ubugingo buhoraho. Uyu munsi turi kurwana n'uyu mubiri, ariko ejo tuzi yuko uyu mubiri tuzawamburwa. Ibyo byiringiro bizima. Amen. Niyo mpamvu Pawulo yavuze, ariko bene data timubabare ngo mumere nk'abantu batagira ibyiringiro. Hari abatagira ibyiringiro, hari abapfa tubagira ibyiringiro, ariko twebwe niyo dupfuye dupfana ibyiringiro. Ariko twebwe niyo turwarana ibyiringiro. Ariko twebwe niyo tugera mu ntegeke tugifite ibyiringiro. Amen. Ni ibyiringiro bizima. Niyo mpamvu anikataza usanga umurwayi arwaye ugatandika umukiriya harya urwaye akabyimba sasa homa inakuwa nyingi hawezi ona nawe ugatandika lakini sasa unachua ubwo burwayi bwinshi nachua ile ugonjwa kuabuta bali kufuatia ubwo burwayi bwinshi ile ugonjwa ile wa mtu unakulisha kuua uba warangije kumwica umemaliza kuisha kuua nubwo atarapfa bado haja umubibye miki lakini unapata kazamuvamo ambacho kitatoka ndani yake. Ubwo burwayi bwugiye tuvuga uwo bwinshi Unajua mwana alikutua uba warangije kumwica. ulimaliza kuua. Uramuzi? Unamjua? Yarapfuye. Alikufa. Yarapfuye. Umwisha akiri muzima. Umemuua na ngali hai. Ariko nugera ku murwayi, lakini ukiwasili kwenye mgonjwa akakubwira uburwayi, akakwambia ugonjwa wake, unamwambia pole, humura, pole, inza barwaye kandi warakize, inza barwaye bavuye kukiriba, inza barwaye Imana yarababyukije, none nawe humura Imana izagukiza. Mwongereye imbaraga nubwo ejo arapfa ariko umwongereye imbaraga. Amen. Ibyiringiro bizima nitegereze igihe ba Pawulo ba Petero bari bari kugenda we na Yohana bageze ku iteraniro ryitwa ryiza ku rwasengero, ikirema kiri ku masabirizi kirasaba gisabye, baramubwira ati nta feza n'izahabu, muzi icyo bamanje kumuteramo, bamanje kumuteramo ibyiringiro, baramubwira ati nta feza n'izahabu, ariko dutumbire iryo sezerano ryo kumubwira ati dutumbire byamuteyemo ibyiringiro. Biravuga ati abagabo burya bafite icyo baranga, none ubwo banteramo ibyiringiro reka nanjye gatumbire, bituma aratumbira arabitegereza bakigenda. Petero yavuze feza n'izahabu ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu Kristo. Ako kanya ikirema kirahaguruka kuko cyabatumbiriye ibyiringiro bamuteye. Ibyiringiro matumaini ni nguvu. Udafite ibyiringiro, kama una matumaini, udafite ibyiringiro, kama una matumaini, unaweza kuchoka mule. Udafite ibyiringiro, kama una matumaini, ntacyo wakwirukira. Udafite kama ibyiringiro, una matumaini, towaza kuririmba. Udafite ibyiringiro, towaza guterana. Udafite ibyiringiro, ntacyo wakora. Ahubwo ibyiringiro ibyo bidutera kuza, ibyiringiro ibyo bidutera kuza ku materaniro. Amen. Ibyo byiringiro Umwami Imana yaravuze ati ntibikoze isoni, ahubwo ni ibyiringiro bizima. Amen. Dufite ibyiringiro.
anaweza kukuamilisha Alikesha kana. lakini kesho anachoka. Ndashobora kubwira hamenya. Nakwambia hamenya. Ejo hamenya. Kesho hamenya. Imodoka. Takupa gari. Alikesho. Lakini kesho Hamenya. nachoka. Kuko niki? Sababu niko nini? Alikuwa waduhaye dini. Umwami wacu. Tananirwa. Uwo nguwo uwahize. Amen. Ibyo byiringiro nibiza tubishikamemo. Ibyo byiringiro tibikoze isoni. Kandi ku iherezo tuzambikwa ikamba ry'ubuzima. Amen. Ibyiringiro bizima. Iryo jambo tuvugana. Ibyiringiro bizima. Amen. Ku murongo wa 4 hatubwira tuzabona umurage. Tuzabona umurage utabasha kubora cyangwa kwandura cyangwa kugashwa. Amen. Umuntu arashobora kuguhereza imodoka ikagera hari igapfa. Umuntu arashobora kuguhereza inka ejo umuyaga gukanda cyangwa ukazica. Ariko umwami wacu waratubwira uwo murage n'umurage utabasha kubora, n'umurage utabasha kwandura, ndetse n'umurage utabasha kugasha. Amen. N'umurage tuzabona umurage utabasha kubora, haiwezi cyangwa kwandura wala kuchafuka kugasha wala kusamuka. Ari wo ndiyama mwarikiwe nanyi muliwekewe mbinguni yebwe ninyi abarindwa wenye kulimbaraga z'Imana nguvu za Mungu kuko sababu bizera baadhi ya kuamini agakiza kiteguriye guhishurwa mu gihe cy'impero wakati wa mwisho. Amina. Matumaini ni hai. Ndashaka kugira ngo inataka kwamba nawe uwe na matumaini hai. Wewe ni matumaini. Wewe na matumaini zakuteka baraka. Nugira ibyiringiro bizatuma ugati ntabwo twapamagaye akwapamagaye ni Yesu Kristo. Nugira ibyiringiro bizatuma udahatwa mu rugendo. Nugira ibyiringiro bizatuma ukora nta muntu uguhase. Nugira ibyiringiro bizatuma uza kurepeta nta muntu uguhase. Amen. Ariko nutabigira uzanakukira mu nzira. Nutagira ibyo byiringiro uzagenda ucunga. Kama hauna ile matumaini, wewe ndani ya ile matumaini. Bwana Mungu akupele matumaini. Amina. Ganisha kuvuga. Tunaongea neno la matumaini. Byiringiro bidafasisa. Amen. Amina. Nuko kunda mahoro. Ndashobora kumubwira ati igihe na kino zakugurira umwenda w'amadolari 500. Ariko ejo amabwiriza akaba menshi. Kongera amagana mubwira ati mahoro. Amabwiriza abaye menshi. None kaza mfite. Mimi mwanadamu. Umuntu. Mimi mwanadamu. Umuntu. Mwanadamu arashobora kukubwira ikintu. Nshaka kinatu. Yesu anakisina koni hagaruki. Ariko Imana yagisezeranye. Imana yakubwiye. Imana yo irasista. Ntacatangira umugisha wawe Imana yagisezeranye. Ibyo byinshi ngo tubikoze isoni. Amen. Nibyiringiro bizima. Matumaini yo hai. Nibyiringiro bizima. Matumaini yo hai. Dutegereje ibyiringiro bizima. Tunangoja matumaini yo hai. Kandi umurage uliti utabasha kubura. Haiwezi kuoza wala kuchafuka cyangwa kugana wala kusamuka. Yule ambaye mliwekewa mbinguni. Amina. Kuna ulinzi ambao tuliwekewa. Sasa leo hatujaiona, lakini kwa muda kitambo tutapata. Halijamkani kwao. Kwa muda tutapata. Tunaona hapo. Tunaona ngambo. Amen. Amina. Lopana tunasudishwa kwa tayari. Amen. Abakorinto batubwiye iki? Wakorinto walituambia nini? Wakorinto hatubwiye. Walituambia nini?
walituambia kwamba ariko none lakini sasa hagumye kwizera kutendeleza kuamini n'ibyiringiro matumaini na upendo ni ibintu bitatu. ni vitu tatu. Ibyo bintu bitatu Vile vitu tatu bifasha umugenzi. inasaidia msafiri. Udafite ibyo bintu Kama hauna ile uzarangiza urugendo. hautamaliza safari. Kama Udafite ibyo bintu hauna ile uzareba mwene se umwana. ndugu yako utakuwa. Udafite ibyo bintu Kama hauna ile uzacika intege. utazofika. Ariko none Lakini sasa hagumyeho kwizera. tunaendelea Kwizera kijisika. kama nanga. Kwizera Kuamini ni imbaraga, ni nguvu. kandi iyo mbaraga ntabwo umukristo gusa. Pewa kwa Kristo pekee. Amen. Ariko none hagumyeho kwizera Na kuamini n'ibyiringiro. na matumaini. Ule ni Paul. Hagumyeho kwizera Kuna dumu kuamini ibyiringiro na matumaini na upendo. ibyo bintu nawe utabifite. Kama hauna ile vitu tatu, omba Bwana Mungu akupe. Akongera akavuga ati Anaweza kusema eti ariko ikiruta ibindi lakini zaidi ya ile ni upendo. Hakuna kingine. Amen. Amina. Tuganira ati Tunaongea eti ibyiringiro matumaini iliyo hai. ibyiringiro Matumaini ni nguvu. ni impamvu ki abake Ni sababu gani wakale bakomeje mu byiza waliendelea katika mambo ya kuamini? kuba bafite ibyiza. Ni sababu walikuwa na matumaini. Ni impamvu ki baza turakena meshaki na Abednego babataye mu waliwatumbukiza ndani ya moto, Yemera. wanakubali kuba bafite ibyiza. sababu walikuwa na matumaini. Ibaze ati Walikuwa wanajua ya kwamba uyu mubiri wacu hata mwili na ejo kesho tuzaba. kesho tutaishi. Bituma bavuga ati Hata wanasema hivi, herere. tupeni ndani sisi. Amen. Amina. Kuko bafite iki Sababu wana nini? Matumaini. ni impamvu ki Daniel yatanga ubwoba bw'intare ahemera yemera guhakana Imana Kana Mungu nuko yari afite iki. sababu alikuwa na matumaini. aravuga ati mujye mu rwobo rw'intare zicana kure ejo nzaba. Sababu ya Amen. Amina. Nawe nugira ibyo byiringi hawa na wale ukavuga ati none napfa ariko ejo nzaba, kesho nitazaa. bizatuma ushikama mu ijambo. Tashikamana na neno la Mungu. Ibyiringiro biza. Matumaini iliyo hai. Ibyiringiro. Matumaini. Kubera iki Aburahamu yahagaze neza? Sababu gani Ibrahimu alisimama vema? Amaze imyaka 100 Alimaliza miaka 100 na Uwiteka yaramubwiye Bwana Mungu akamwambia hivi, muda kama huu itakuja kwako sana kitaa mtoto. umwaka wa mbere urashira, Mwaka wa kwanza aliishi, uwa kabiri urashira, wa pili kuisha, hashira imyaka hafi 20. unaisha karibu miaka 20. Ahagarara Alisimama ndani. kubera iki? Ni sababu gani? Kuko yari afite ibyo Sababu alikuwa na ile matumaini. avuga ati uwaringiye uwo kwizerwa kandi cyane amushyiramo ibyiringiro aramwiringira aravuga ati uyu ni Uwiteka, uyu ni Imana ishobora byose, uyu wivuze azabisohoza, igihe ntazi azabikora. Amen. Amushyiramo ibyiringiro. Amen. Yeremiya yaravuze ati Yeremia akasema eti 17 ngo hahirwa heri umuntu ufiteho Uwiteka. anayekuwa na Bwana Mungu. Yeremia 17 acha tusome hapo. Yeremia tusikie. Yeremiya uhereye ku murongo wa 17 sheria 7. hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Heri mtu Uwiteka akamubera ibyiringiro. matumaini yake. Amen. Amina. Wahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Ukumva umukristo, Sikia yule Mkristo. ukumva umukristo, Sikia yule Mkristo. umukristo ushize umutima we ku Uwiteka.
Mkristo aliyeweka moyo wake kwa Bwana Mungu, unaho ibigeragezo, hata majaribu yanakuja, naho ibibazo byaje, hata shida zinakuja, ntashobora, hawezi kuanguka. arashobora gupfisha, Anaweza mtoto aweze kufa wala arashobora kuwaza, wana wagonjwa, avuga ati nasema hivi Bwana Mungu anakubali. kubera iki? Sababu gani? Ibyiringiro bye Tumaini yake Uwiteka. Bwana. Kubera iki? Sababu gani? Ibyiringiro bye Imana yaremye ijuru n'isi. Amen. Wahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azabona n'igitsi cyatewe hafi y'amazi. Amen. Gishora imizi umugezi, tikizatinya amapfa, naho ibibabi ahubwo ibibabi byacu majani yake bizahorana ituze, atachipuka. tikizita ku mwaka hakitahusika na mwaka ambayo inakuwa ndani kikani, tikizareka kwera, pia hakitakata kuzaa matunda yake. Amen. Amina. Iki ni igiti, ili muti, ariko hari ibyanditswe biratubwira, lakini maandiko yanasema hivi, iyo Imana ivuze kama Mungu anasema muti, inasema mwanadamu. Amen. Amina. Igiti muti kigereranwa n'umuntu, inamaanisha na mwanadamu. usomye kuri uyu murongo, kisoma kwa shahidi hii inaandikwa hivi, uwizera Imana anayeamini Bwana Mungu ni kama muti cyatewe hafi pandwa kando ya mto. Amen. Amina. Wahirwa umuntu heri mutu wiringira Uwiteka, anayetumaini Bwana Mungu. Uwiteka akamubera Bwana Mungu ibyiringiro. anakuwa na matumaini yake Igiti kama muti cyatewe hafi. ilipandwa kando ya mto. Amen. Amina. Ilipandwa karibu na mto. Izuba ricana, Jua inawaka, ikirere inazama tu. izuba ricana, Jua ikiwaka, amabara manini, majani itaendelea kuchipuka. izuba ricana, Jua ikiwaka, nta kibazo. haina shida. Ene twakutuka haujana kitu. ugera mu bukene, Ugana maskini, Imana yabyemeye. Mungu alikubali. Urwaza, Imana yabyemeye, kuko imizi yawe ishingiye ku Uwiteka, kuko ibyiringiro byawe bihagaze ku Mana ishobora byose. Amen. Ntawuzanyeganyiza, Hautatikisika. ntawuzanyeganyiza, ahubwo ibigeragezo bishe biba ari byo kugumiza. Amen. Ibyiringiro bizima. Matumaini iliyo hai. Amen. Amina. Kurahirwa Heri. nugira ibyo byiringiro, Ukiwa na ile matumaini, urahirwa. utakuwa uko na heri. Imana iduha. Bwana Mungu atupe. Imana iduha. Mungu atupe ile matumaini. Imana niduha ibyiringiro, Mungu akitupa ile matumaini, ukagira ibyiringiro bizima, tunakuwa na ile matumaini iliyo hai. ukabihagararaho, Unaisimamia ndani, uzabona amahamba y'Imana. tutapata taji la milele. Hariyo turi. Kuna mahali tunaelekea. Amen. Amina. Usome hano, Wacha tusome hapa. usome abantu, Tusome Walumi. usome abantu, Tutasoma Walumi. ibice 8, Kipindi cha 8. Abaroma ibice Waloma sura 8. kuganira ku ijambo Tunaongea neno la kusema matumaini iliyo hai. ibyiringiro bizima. Matumaini iliyo hai. Nitugira ibyiringiro, Tukiwa na ile matumaini, tuzagerayo neza. tutawasili huko salama. Nitugira ibyiringiro, Tukiwa na ile matumaini, tuzashikama. tutashikamana na yale matumaini. Amen. Amina. Abaroma ibice 8, Waloma sura 8. Acha tuanze shairi ya 24. kuko twakijijwe dufite ibyiringiro, ariko rero ibyo umuntu yiringira iyo byabonetse ntibiba ikiri ibyiringiro. Ese wakwiringira, ndetse wakwiringira kuzabona icyo yamaze
kubona nyamara kwera ubwo twiringira ibyo tutarabona tubitegereza kwihangana. Amen. Amina. Ndio wakwiringira ibyo amaje kubiha. Ni nani anaweza kutumaini yale aliyoyapata? Sasa naweza kwa aidi ndugu hii simu hanyuma kaba gifite ibyiringiro byo pia ninakuwa na matumaini kandi ayifite siniko nayo basi kandi nayimuha alishanipa. Umwami Imana aratubwira, Bwana Mungu anatuambia kwamba kuko twebwe dutegereje sababu sisi tunangoja ibyo tutarabona yale ambayo hatujawahi kuona, tushikamane. tushikamane ndani. Amen. Amina. Nta muntu wategereza Hakuna mtu anaweza kungoja ibyo yamashe kubona yale aliyoipata, ariko twebwe lakini sisi uko tutarabona hatujalipewa, tubitegereze ngoja kwihangana. mbili Ibyiringiro matumaini bidakoza ambayo haihayalishi. Amen. Amina. Ibyiringiro bidakoza Matumaini haihayalishi. tubitegereze kwihangana Tuingoje tukiwa tukisubiri kandi biri hafi. yu karibu. Je ndikumva bigumu Mimi naona sinzi nawe nawe ukumva bigumu. Jewe ibyo byiringiro byo matumaini ninayo bizatuma itasababisha akagakiza sema sema hukumu ndizi itatoka ndani. bizatuma mvuga ati Sababisha iri jambo sinzari wewe hivi kugeza igihe nzabonera amaherezo yawe. hata mwisho Amen. wako. Kugeza igihe nzahabwa ikamba ry'ubugingo. Kugeza igihe nzabonera iherezo ry'ijambo. Amen. Nama kuba hasi umugabo akanyanga ngakubitwa inkoni zemera guca bugufi, ariko iherezo nzahabwa ikamba ry'ubugingo. Amen. Imana kiba ritangiriro, Imana kiba ritangiriro, ahubwo Imana iba iherezo. Amen. Amina. Sema kubali zamani. Zamani. Nagira kumwe Niko na juu. kera Zamani. makererwa ku materaniro Chelewa ndani. Zamani. Bana. Leo. no. Leo. Amen. Amina. Ya kera bibarabye abakera, Zamani ya watu wa zamani. ariko ibyanone Lakini ya leo byo urimo yale ambayo na none uhagaze leo unasimama je? none uhagaze Leo unasimama je? ibyiringiro bizima. Matumaini leo hai. Ibyiringiro bidakoze isoni. Matumaini hayalishi. Amen. Amina. kuko Sababu wakijijwe tuliokolewa, dufite ibyiringiro, tuna matumaini, ariko lakini rero sasa ibyo umuntu yirinda mwanadamu anatumaini iyo byaboneka kama imekwisha kupatikana, bikiri ibyiringiro haingali tena matumaini. ndetse Nani iringira tumaini uzabona icyo yamaze kubona kupata ile ambayo nyamara alishapata, kweli lakini sisi ubwo twiringira hivyo ibyo tunatumaini tutarabona yale ambayo tutapata, tunangoja tukiamini. ko umwuka Vile Roho adufasha atusaidia mu ntegeke zacu, hata madhaifu kuko yetu, tuzi sababu tunajua kwamba, sababu tunajua uko dukwiriye, tunastahili, uko tuzi uko dukwiriye gusenga, vile tunastahili kuomba, ariko umwuka lakini Roho ubwe yeye we udusabira yeye anatuombea, atuhamirimo. anaomboleza Amen. vile kwa wakati wote. Byiringiro bizima, Matumaini iliyo hai, matumaini tunayogoja. Amina. Mlimavu analima, akavomerera, anachotea maji, akaruha, anachoka, akabanjura, analima, agatera imbuto, anapanda mbegu, ariko lakini nyuma mwisho azasarura. atavuna. Amen. Amina. Mureke natwe tubihe, Acha tuchoke leo, mureke natwe duce mu ntambara, acha tupite ndani ya vita, Ari kesho. lakini kesho azasarura. tutavuna. Amen. Amina. Ibyiringiro bizima, Matumaini iliyo hai, ibyiringiro bizima. matumaini iliyo hai. Abaheburayo Waebrania 16. Waebrania Abaheburayo gatanu, Waebrania sura 6. mureke dutegereze Wacha tungojee matumaini. umwami Imana hano Bwana Mungu arirahiye, hapa na hapa eti, kaze duhere ku murongo wacha tuanzie kwa shahidi
Wacha tuanzie kwa shairi ya 13. Waebrania sura 6 shairi ya 13. Ubwo Imana yasezeraniraga Aburahamu kuko ari ntawe yashaka kurahira uyiruta ubwayo, icyo cyatumye yirahira ubwayo iti kuri no kuguha umugisha kandi no kugwiza nzakugwiza. Uko niko byabaye kuko Aburahamu amaze kwihangana yahawe ibyasezerano. Amen. Amina. Amaze kwihangana Wakati alikwisha yahawe kusubiri, ibyasezerano. alipewa ile aliyopewa, lakini umurongo wa 16 kwa shairi ya 16 abantu wanadamu barahira ubaruta wanaweza kuapia wale mpaka zabo zose indahiro niyo izirangiza, ndio inazimaliza, kuko iba ikomeje sababu inaendelesha maneno. icyo cyatumye Ndio maana Imana Mungu ishatse kurusha maana Mungu kugaragariza abaragwa ibyasezerano kuko imigambi yayo mipango yake haiwezi yongeraho indahiro, aliongezea kiapo, aliongezea kiapo. Imana Yule ni Mungu yashyizeho indahiro aliweka kiapo kugira ngo kusudi ibintu bibiri, vitu mbili, kugira ngo ibintu bitatu, kusudi vitu tatu, kugira ngo ibintu bitatu, kusudi vitu tatu mbili bidakuka ambaye haibaduke, Imana itabasha kubeshera kutupesha faraja twebwe, sababu kwetu abacikijwe wanayoshindwa gusingira ibyiringiro kupokea matumaini washizwe imbere ambayo tuliweka mbele yacu. Ibyo byiringiro yale matumaini tubifite nk'igitsika, tunaikuwa nayo kama nanga mu mitima ndani ya moyo. Amen. Amina. Ikomeye ambayo iko nguvu, kandi pia igitsika nanga kandi gishikamye ambayo inashikamana ahera na ingia mahali patakatifu, y'umwenda ukingirije ya nguo ambayo ilikuwa inapamba mahali patakatifu. Bwana Mungu ilipowasili kwa Ibrahimu akamwambia eti nitakupa baraka, pia utazaa. Hakuna mkuta nabii bali pekee ilijiapa pekee. Kasema eti nalisema mimi nitakupa baraka, ila nitajiapia kabisa. Nasema eti vitu mbili cyangwa bitatu wala au haibanduki, haiwezi toka. Imana Mungu irahiriye ilijiapa, sema eti ndabivuze nzabikora, alisema ndetse no kubikora nzabikora, kandi ngo ni ibyiringiro bidakoza isoni. Imana yavuze kugira ngo ibintu bitatu cyangwa bibiri bidakuka, ambaye Imana ikabasha kubeshera sema bongo biduheshe faraja bikomeye ambayo iko nguvu, twebwe abakikijwe wenye kuzingirwa ibyo byiringiro yale matumaini byashizwe imbere yacu, ambayo liwekwa mbele yetu. Ni matumaini leo hai. Mungu alijiapia, mimi siwezi kujiapa. Hapa nasema anatoa mahadi, lakini siwezi kujiapia, sababu ninajua kwamba kesho nitachoka, lakini Bwana Mungu alitoa ahadi akaweka na kiapo. Amen. Amina. Ndio maana Ibrahimu alienda akisema, aliyesema
umva wabivuze Sema asanga atalitenda. sare yachechi Kwa mkongo wabivuze anasema atalitenda. wavuze ngazapimwa wavuze ngazapimwa akabura yo mpamvu akokwize Ndio kuaminiwa. Kesha Ibrahim aenda sokoni. Anauza. usaza myakisha Mkongo wa miaka 100 anauza kitu. akamba namara kukabura akagenda Akisha kiuza anaenda. yamara kubika yakamutera imbaraga Namupa nguvu. yamara kumutera imbaraga Kisha kumpa nguvu. niyo akagenda La kesha na kwenda. akagura kandi Anauza kanguo kengine. Wapo wenye anamuuliza. kusabura Sasa Ibrahim, kugura inyama mbona unauza nguo? afite imyaka Na ijana uko na miaka 100. Wewe ni mkongwe. Wewe mzee. suri umusazi Si uko mchawi. Acha nini? fete umugabo Nini na mume? yapasezerano yarangiye umuzabyara suri umusazi uwo muntu wakora asezerano kuzabyara ni umuntu ki ese twarebye imyaka yawe aburamu akavuga ati uwiteka arangira ati nzabyara kandi nk'uko yabivuze azabikora niyo mpamvu nanjye tukitegura yagura imyambaro y'umwana tarabona umuntu ufite ibyiringiro amera nk'umusazi kuko yiringira ibyo atarabona umuntu ufite ibyiringiro ntacyorora ahubwo agenda ayerekeje atazi yarikije amen ushobora Aburahamu byarabaye habaye mu gitondo agiye kubyuka yumva umuhogo gwananutse ibyiringiro yumva baragasohoka ajya gutaha abahamagaza Sara uzi ko bagasohoka niyo bagasohoka Sara kuko wabivuze agiye gusohoka